Reka nongere ngushimire rero wowe udahwema gukurikira ikiganiro Star in the Kitchen ku Isango Star TV. Ni Clemi Keza, ni nk'ibisanzwe uyu munsi twaje kureba ikawa muri Toffee Fraps. Ikawa ni ikinyobwa cyane, ni ikinyobwa cyane iwacu mu Rwanda. Ikawa hagati aho ndanayikunda, turi kumwe n'umusaza engineer karibu. Uyu musaza rero nawe asanzwe akunda ikawa, ubwo rero tugiye kureba uburyo bagiye kutwigisha. Umusaza Cyomoro tumuha ikaze nubwo ahangari iwabo. Cyomoro niwe ugiye kudufasha kugira ngo tubashe kumenya uburyo ikawa itegurwa. Kuyinywa gusa ntabwo biba bihagije, hari igihe umuntu agira amatsiko nyine yo kumenya uburyo bikorwa. Cyomoro rero niwe ugiye kudufasha kugira ngo tubashe kumenya uburyo ikawa itegurwa. Ntucikwe. Oreo caramel shake nanjye bakanda kamenye kugira ngo nzajye ngaragaza ko ndi umusirimu nzanjye ahantu cyamubwira ngo ngwino hano mubwire. Ikibazo rero ushaka gusanga Oreo caramel shake. Ikibazo ushaka gusanga iba hano gusa. Oya, ntabwo yari ba hano honyine. N'umwihariko wonyine cyangwa iba n'ahandi? N'umwihariko. N'umwihariko ahangaha gusa. Ubwo bivuze ko bizarenza hano. Kuza hano muri ibyo byiza. Mugomba kumpa karibi horaho rero. Ubwo wasanga nayo ese ni ese wa mugani yitwa Toffee Frappes. Gusa nakunze na decoration yo kuntu badekoye. Toffee ubundi Toffee ko ndi kumvamo coffee iri ati okay simbizi ni imagination yanjye. Toffee ubundi ikawa igira ama flavors menshi abarimo mu imbere. Mwango bifitemo uruvangitirane rw'ibihingwa amasukari iba yifitiyemo ubwayo. Rero twebwe impamvu twavuze Toffee imwe muri ayo flavors arimo. Noneho twebwe du highlighting iyo flavor mu ikawa. Hano frappes byavuye ku ma frappuccinos n'amakomande ya frappuccinos dukora harimo ice nyine zikasakasa. Gusa jye nahise ngira amatsiko yo Oreo caramel shake nkurikije ibintu numvishe biyigize ko busanga ngendo mu ikawa nkunda n'ikawa cyane, ariko iyi ni ubwa mbere nyumvishe mu matwi yanjye. Ubwo ikintu uyu munsi ngiye kunguka ngiye kunungutse kuba nayimenye ngiye no kunguka no kubona uburyo bayikoramo. Muri make ni ubwa mbere yumvise ni n'ubwa mbere ugiye kuyibona? Ni ubwa mbere ngiye nyumvisha amatwi yanjye n'ubwa mbere ngiye kuyibona. Ikintu abantu benshi bayikundira iyo hari izuba ryinshi kuko irakonje. Irakonje. Okay, ntabwo ishyushye. Bayishyira no muri zino tekawe zigaragara. Okay, noneho twagiye urabanza tubwire aya mamashini yose ngende kubonamo blender ibindi iki ngiki ndabizi ko ari ikika ariko numbaze ngo cyitwa ngiki. Okay, iyi yitwa grinder. Grinder ni isikawa. Ubundi twe tugura ikiri ibishyimbo kiri ama beans. Ubwo bakayikaranga ku kigero dushakaho tukayishyiramo hano. Noneho iyo umuntu agiye kuyikonsuminga cyangwa kuyinywa nibwo dusya iyo ingana niyo ari bumwe. Kubera ko karite y'ikawa ikomeza kubikwa neza ikiri igishyimbo. Iyo bayiseye itakaza vuba. Biracyafite ndumva bigifite umwihariko. Murayikaranze cyangwa murayikarangira? Nibo ngo bayikaranga. Ni mwebwe muyikarangira. Wampaho kamwe mwumva. Hanyuma ikintu mu mafilime njya mbona baburya. Baraburya. Ahantu muyikarangira si ikintu mukoresha muyikaranga n'iki? Twe dufite company dukorana nayo yitwa Little Bad. Dufite amakawa green, noneho ikaranga n'ikawa, icuruza ikawa ikaranze. Okay. Bo rero ubabwira ibyo ushaka, ubora ba deliveringa bakabahiza. Bayikaranga bisanzwe nko bakaranga ubunyobwa. Hoya, hari amamashini yabugenewe yitwa ama roaster machines. Ni ikawa kayo. Ubwo iyo tugiye gukora iyo kawa nyine yacu isanzwe
tugakuramo aho turi buyimanurire. Iyi ngiyi bayita portafilter, iyi ngiyi ikaba yitwa espresso machine. special Espresso. Nuvuga ngo izi ni espresso. Ubundi espresso ni ikawa nyine imanutse mu gihe gitoya ikoreshejwe fine ground, nyine ifite pression ikagira n'amazi ashyushye. Ubwo dufite ikawa yacu turi bukoreshe. ubwo menya kantu tugiye gusya gute? Kandi ubundi igomba kuzuraho hano. Ubundi hajyamo amagarama 20. aho maka ngaho kose. Wow. Gatuma iringanira neza kugira ngo ataza kujyamo none. Arabizi amazi amanuka kuri pression yishakira ahantu horoshye akaba ari haca. Kandi twe tuba dushaka ko aca hose kugira ngo extracting neza. Yego. Naho tugakoresha aka kaboro gutampinga. No kuyitsindagira. Kubera ko ifite pression itagaranye ihita imanuka yihuse. Imanutse yihuse ntabwo iba yakuyemo ikawa yose. Ntabwo iba yahiye. Ntabwo iba yahiye yose. Iba yahiye impande. Tukayishyiramo hano bisanzwe tugafunga neza. Tumaze gufunga neza turakanda imwe muri no mabuto ikaba ikamanuka. Imanuka ijya he ubwo? Uhitamo buto bitewe n'iki? Bitewe n'amasegonda wayiregeyeho ko igomba kumanukiraho. Ubundi iyi espresso yacu imanika mu masegonda 25. Twashyizemo amagarama 20 tugakuramo amagarama 40. Nuvuga ngo amazi aba yikubye kabiri ya magarama y'ikawa twashyizemo. Ubwo iyo kawa ntabwo ari nyinshi? Oya, ni kabari gake ariko kari strong. Nanjye mubonye uburyo gakomeye cyane. Uburyo anganaga muri kara kantu yishyizemo. Mbona yaba ari nyinshi cyane kandi nkurikije ko kumwe kawa nyinshi atari byiza. Ubwo nanjye icyo kibazo nafite nanjye. Donc ubwo nk'umuntu ashobora kuba wenda yakubwira quantité yifuza akaba ari mukorera. Ariko nyine akenshi mu bintu bya espresso nayo magarama bakoresha. 20. Urumva ngo iyo agiye munsi bigenda gute? Iyo agiye munsi nabwo birakunda kuko umuntu ashobora gukoresha amagarama 18 cyangwa 12 biterwa na shot nyine umuntu ashaka. Hari ahantu njya nkumva umuntu araje avuga ngo ndashaka ngo African coffee ngo ariko mugabanye doze ya kahe. Bamanura ikawa then bakayigabanyaho ariko igasigaramo espresso. Nubwo quantité ushyiramo ni amagarama 20. Amagarama 20. Ariko bitewe n'iyo umuntu yifuza niba ashaka wenda yisumbuyeho kuri doze cyangwa iri munsi ukayigabanya nyuma. Yego. Ubundi iyi ngiyi akenshi bakunda kwita double nyine y'amagarama 20. Ariko hari izindi ziba zitwa single abari amagarama 13. Hari n'ababa bashaka double inshuro ebyiri ukayibona inshuro ebyiri. None ndi kubona ari habiri. Hose hakora kimwe. Hose hakora kimwe no kugira ngo nyine nongere commande. Uramutse ufite commande z'abantu nk'abiri icyarimwe. Nzikorera icyarimwe. Bikorerwa icyarimwe. Ni sawa cyane. Nukuvuga ngo ariko habaho n'izindi mashini nyine byanga byakunda ziri hejuru y'ingi ishobora kuba yakora n'amakomande nk'ani cyane. Bigiye bitandukanira ko ino noze zimwe. Ishobora no kuba hari eshatu, hari ya kamwe, yenye. Ubwa kamwe ni nk'iyo wakwigura ugiye gukoresha iwawe mu rugo iwawe ntago ari yo muri business yakunda. Biterwa n'imashini. Hari za kamwe zo mu rugo. Hari indi ya kamwe yeba yaragenewe business ishobora gukora kamwe kagakora inshuro nyinshi. Noneho ubwo iyo turamaze kwishyiramo kuriya iyi buto nge niyo nasetinze urayikanda ugatega akanda. Kubera icyo ushyiraho gatoya cyangwa se reka n'ubundi ikaba ari gake. Noneho kamanuka. Amazi ari guturuka yeho. Amazi aba arimo imbere irayashyushya yarangiza igakompresinga n'umwuka. Yego. Neza akamanuka. Ko yohereza amazi makeya n'umwuka. Gahita yikupa. Ubwo ni za grama 20 zose zirarangiye. Yego. Niyo ngiyo ivuye. Iyi ngiyi yonyine ivamo. Ari gakeya. Kaba ari gake. Ariko iri foro yakoni yabaye iri umuhondo cyane. Foro sana. Iri strong. Akarero niko bita espresso abantu benshi bashaka gukanguka iki. Cyangwa azagahita mwagahita agenda. Konyine gutya. Cyangwa abandi bashaka kurara bakora. Atari businzire. Noneho kano niko base y'ibintu byose, niko base ya cappuccino, ya cafe latte. Kuko akanaka niko bafunguza amata. No kuvuga ngo izi zose turi kubona hano. Base ya kana. Niyi ngiyi tugiye gukora Oreo caramel shake nayo. Okay. Nuvuga ngo amakawa menshi arimo za cappuccino, za latte, za cafe mocha, za americano. Yose ni base, espresso ni base yazo. Nuvuga ngo udafite espresso nta nimwe wakora.
yego. hanyuma hari ukuntu mu kiganiro akenshi tuba turimo kugerageza kureba niba hari n'uburyo umuntu yabikorera mu rugo wenda bidakeneye izi mashini nyine ziri professionel cyane. Ni ukuvuga ngo udakoresheje ubwoko bw'izi mashini biragoye kuba wayibona. Espresso biragoye kuba wayibona. Urabona ko ari kubaza nimba hari uburyo bwa gakondo bubaho bwabashobora kuba. Uburyo bwa gakondo ubwa gakondo cyangwa made in Rwanda. Oya made in Rwanda rega ntago ari ukuyipfobya. Oya made in Rwanda akenshi kumva wenda nyine uburyo abantu akenshi bayumva. Wenda uba wumva reba nka kuri wenda ufite nk'isekuru isekuru murayizi. Ugasekura cyangwa se ni gakondo. Izi ntebe gakondo ibintu gakondo nyine bya kinyarwanda. Erega n'ubundi na made in Rwanda nuko biri mu cyongereza ubundi ni ibikorera mu Rwanda bya kinyarwanda. Ubwo rero ubwo nuvuga ngo nta bundi buryo. Ariko biri avance biteye imbere. Buri gakondo ushobora kugira mu bundi buryo. Ni ukuvuga ngo ntago ushobora gufata isekuru nk'uko yarabivuze ugasekura ikawa yawe warangiza ukayungurura ukavanamo ka kantu washakaga ubundi ugahita ushyiramo agakantite gato k'amazi ashyushye ugahita ubona. Impamvu rero tutashobora kubikora gutyo kubera ko iyi espresso kugira ngo imanuke mu nyanja imanuka vuba ni ukuvuga ngo bisaba na pressure yego, imbaraga zisunika y'amazi kugira ngo acemo. Ubwo gakondo nyine gakondo ahubwo wakora ikawa isanzwe yo kunywa itari espresso. Rero aka nako tumaze kugakora tuzana ibindi bikoresho byacu bya vanilla n'intuzo turi bushyiremo tubishyiramo hano. Ihangane gato ikindi kintu mbonye kwa kundi twibazaga ku bijyanye n'ingano. Yego. Quantity. Ahangaha ushobora kugira gukoresha gakeya atari ngombwa gukoresha yose. Yego. Ubwo nibwo ubugabanyije doze wa mukiriya we yagusabye ngo unkorere kafe imeze gutya na gutya ariko ugabanye doze yayo. Kuvuga ngo naka ngaka n'undi wabonyemo muri za garamu 20 kavuyemo ariko ujya ushyiramo nyine bitewe n'ikigero yagusabye ni iyi n'ubundi uri kugenderaho. Oya hari nshobora kugabanya doze nkoresheje iyindi portafilter yitwa single. Yo yakira amagarama nka 13 18. Donc umuntu akaba zigarama anyoye. Yego, akazigarama anyoye. Kimwe nkuko nshobora no kugabanya n'iyingi mushyiramo gake kuri iyingi. Inzira ijya mu ijoro irafunganye. Kuba ngo umunsi wo kujya mu ijoro turashaka kuzanya muri iyo nzira twiruka tumeze gutya ko bifunganye ko abantu babyibushye nka bantuza zanyuramo bigoranye. Ubwo bantuze ni bande? Bari iyo ngiyo. Utungutu ni made in Rwanda cyangwa sinzi ni teka za plastic ariko ndakeka stay made in Rwanda. Ubwo iyo tugiye kwikora dushyiramo hano kuko dukoresha no mashini irikaraga. Ni hano dushyiramo ice cream. Watubwiraga iri iyi mashini ni kwa kano kantu kikaraga kana gaturutoki nicyo bivuga. Urebye nabi cyane ariko ntabwo icyo gihe uri kureba nabi. Nabwo accident yaje nyine iba yaje ariko ntabwo bikunze kubaho kenshi kuko uba warikoresha igihe kinini uzi ukuntu bigenze kazima. Hanyuma blender yo yo bayikoresha basya imbuto. Ni ukuvuga ngo mo hano hari aho mushyiramo n'imbuto. Hari imwe tugira y'imbuto. Ni iyihe muri izi? Nizi. Okay. Izi ngo ni za smofu ni iki? Hano ndabonamo inkeri na mango. Na mango. Ni ibyo gusa kenshi. None ukanashyiramo n'ikawa. Oya, n'akawa. Ubwo niyo mpamvu byari bincanze nkibaza ukuntu. Ariko hari n'amakawa acamo hano. Kuyishyiramo kugira ngo hari amakawa tucishamo hano aya ngaya yitwa amafrappuccinos. Kubera ko ufata ice zindi z'imbumbe ukazishyiramo ugashyiramo n'ikawa ugashyiramo na ice cream ugashyiramo n'amata. Kugira ngo ibicagagure ariko ice ntizicike burundu. Ibicagagure bibigirane rizo. Ariko nyine ntibibereyejo neza. Bikomeze nyine usa nkaho wumvamo ice ariko wumva atari nini cyane. Ubwo ntabwo ari melange homogene. Ntabwo ari melange homogene. Melange harya twabyiza ni heterogene. Heterogene. Akusha ndacyabyibuka wallahi. Uretse turakora ukuntu twegeranye cyane. Ubwo iyi ni ice cream yacu. Dukoresha ice cream ya vanilla. Ibaho gatoya n'umwe. Iyo tugiye gushotinga dushaka abantu benshi. Kwa kundi ugiye gukora clip irimo abantu benshi. Apana hano n'umujyi ushaka icyaro kakijyamo. Fata kamera ukayitera hano ubundi ukicara ku ruhande.
noneho bakaza bagahita baza baje gushungera bose abo bose bahita abo bose bahita bajya muri kiriya vanira kandi numvaga bavuga ngo sinumvaga bavuga ngo ni ice cream nyine vanira ntabwo ushobora kumva ko none ko numva ikifi nina yego izamura amazi yo kuyamo hari ikongera igateka yandi twakoresheje kumbe amazi ari kuvamo dore umupira uri muhanda kuba mwiri guteka ya yandi dukoresheje nimara kuba puro ihita ibyihorera oya barimo byakoreshejwemo amaze gukoreshwa ya kawa igiye ubwo dushyiramo hano twashyiramo hano bana ibikomeye ubwirwa n'iki kandi tubwiramo ikiramo ubundi buno bubiko buno iyo umuntu mumuhaye ikawa mumuhereza na kane biragendana kubera iki kamwe niko ubundi bakujyaho akenshi nuko ko abatanywa isukari n'ubundi n'isukari bikoze tuba tujya ngo nyine unamuryohereze kugaragara ati n'ubutaha nzagaruka kandi rero kica mu mutwe cyane bya bitatu reka mubwire dukore ni nabi iyi ngiyi ni yayindi oh my god creme dore ngiyi noneho iyi sheke noneho sasiri sheke ni ubivuze nyine kuyishekinga kwa kuyizunguza ku buryo yivanga ariko imana iri yangana koko no kuyishekinga noneho iyi ngiyi iyi oreo ni akabiswi turagashyiraho hejuru wow ni akabiswi kitwa oreo ni izo zizi cyangwa ubwo ni oya karahari ni hatari ubwo rero bamwe tumaze gushyiramo iyi nuza dushyiramo ya kawa yacu dusukamo kutayimariyemo umuntu yambwiye bashyiramo okay donc ubwo yagabanyije doze narangiza ngashyiramo kuri chocolat na sauce kuri sauce ya chocolat sosi ya shokora ni chocolat iba ishonze ntacyo byumva ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ushobora kuyishyira muri mu mugati bashyiraho chocolat hose noneho ngashyiramo n'iyi ya caramel ngashyiramo gake iyi ni shokora iyi ikaba karamel noneho ubu ugiye gukora ugiye gushyira muri sheke ugiye guhita ukurikizaho ino ntuza isheke agiye gushekinga noneho hariya dushekinga twongeramo amata make kuko babonye ko za ice cream zazikubye kandi ni byo by'uvuga uvuga ngo iyo tugiye kugira twashyizeho ibintu byose hano tuyinjizamo hano ugafungura ugakomeza ufashe ugakomeza ufashe kuko nta kintu gifata kandi agakombe nyine neza ariko ushatse ugashyiraho gutya ukakareka ufashwe n'ikintu hariya ufata kugira ngo ugende wongeramo nongeramo amata make reba neza ushyira ahantu hose kugira ngo yandi ifashe ibyo bigende byivana byigirwe rero ugahita uyikuraho ukabyiga turebe ni kwa ngo iyo ihita igenda muri aka kaburo ka noneho twe tuyishyira mu gikombe cyacu ikibanza cyo no kwingi nabikora ubu ngubu nabi iyo tugiye gushyira mu gikombe cyacu dushyiraho akashobora ko kugira tudekore iyo ugeze muri dekorasiyo rero ugeze muri domene yanjye mpita mbyumva neza tukayisukamo birasa neza we maze tugashyiraho cream iyo tumaze gushyiraho cream dushyiraho karamel caramel hejuru
ariko rero umuntu abibona gutya akibaza ko mu Rwanda tutabikora nabibonaga muri filime nkajya ibyo muri filime akibaza ko mu Rwanda ibi byose kuri iki giciro ndi kureba ahangaha ni ukuvuga ngo ubishatse wahita utwara nka dutatu rwose wawu batushyiramo n'agaheha mbese ubwo iyi biswi azahurira he nayo hagize hapfundikiye ayikujemo agaheha arapfundura niyemerewe gupfundura kano kantu kera najyaga nibaza nkaburiya gukora nk'umuntu afite indirimbo nyinshi cyane ngo ni ukuvuga ngo zose abazizi zose kuva kwa mbere kwa kane mu gihe abandi stress bica mwebwira batumva ubuzima butarimo ingorane sinanabubamo nta nubwo nanabwenge nanazibonye nashaka njya kuziranga ariko noneho nanjye nabimenye iyi ngiyi nanjye ngo yikora nayikora mu kanya uraza kuyidukorera turebe ugakanda urajyana gutya mpaka igihe wumva igiye ujyana gutya ugahita uyifungura neza ntabwo ukanyaga urayikanyaga ko amazi ashobora kudaca ku ruhande ngako narizi ngo ugiye gukanda nta gakombe washyizeho iyo irangiye iragenda ni flavor ya mango nikashize nayo umuyigura ikoze kose se iho gasukamo kose gasukamo kose umukiriya fata amata ndagusukamo gake itaza guhita yenga cyane ntabwo turatangiye gucaininga abantu ariko murabiteganya buriya nibigenda neza oye bizagenda neza nanjye nze shyiraho cream suka cyane nta kibazo nta kintu nanjye shyiraho cream cyangwa oya ishyireho nabonye akanda ahangaha urakanda cyane noneho kazengurutse iyo niyo igoranye isaba imbaraga nyinshi cyane amwereke nk'aka ni kukanda urayikanda kongeza birasekeje noneho wajya wahise ushyiraho karamelo hejuru hanyuma ugahita uzana akabiswi akarimo na shokora naho hagati ntabwo harangira n'icyo bagasoma twakora akazi kugeza imodoka ijambo ririmo imodoka ubwo tugiye gukora noneho ikawa abenshi bakunda gufata mu gitondo bagiye muri ofisi bagiye gukora iki bakunda gufata cappuccino iyi ngiyi ni sitari cyane ni ikawa nyine igizwe na espresso ikagirwa n'amata ubona ari iyihe mpamvu ituma abantu bayikunda cyane cappuccino iba iri strong uvuga ngo nyine iba ari ikawa ikomeye igukangura vuba igatuma ujya muri mode kandi ntabwo iba irenze cyane kuko iba irimo n'amata
ikindi kintu nanjye nayivuga nk'umuntu nanjye ukunda kuyinywa iyo ino kawa uyinyweye ufite nk'ikintu ugiye gukora ikintu cyose uri gukora uri concentre nta stress yo ku ruhande bizana kuba ngo nimba uri ikintu focusinze ni icyo ngicyo mu mutwe kiba kirimo nyine uri form cyo muri make birenze uburyohe gusa turabanza tukamanura ya espresso niyo dukoresha muri cappuccino kuba nawe ugiye kubanza gusya amagarama 20 amagarama 20 muri kawa bashyiramo noneho ikintu itandukanye na ziriya zindi amata yo barabanza bakayasitiminga bakayashyushya bigatuma anabyimba azana n'irufu okay ubwo kugira ngo byimbe byo tubikorera he tubikorera kuri steam mu mwuka aho nyine bashyira mu mwuka iyo ufunguye bagutwika ubushyushye cyane yose abanza bakayasina abanyashyiramo akantu akagira se hano haba hariho utubabazi tumena akavanga bisanzwe urasuka bisanzwe nyine urasuka abantu ubona n'akanwa wumve n'ukuntu ahubwo se guturuka amatwi yanjye umutetsi yagaburiye abantu ashimishwa no kubona aho bari byera ahubwo mubwire bimeze gutya ibi nabona muzagaruka njye nabuze n'ururimi nabivuga ikinyarwanda ni inyamika ngewe banyita cyo muravuga kandi ariko nyine abenshi banzi ku izina rya Swiss ni isino nyine nasanze nubwo bari igitabo hanyuma engineer mu gusoza icyo wabwira abanyarwanda ni iki uhereye nyine kuri experience wabonye hano n'uburyo byagenze kwa byose ikintu cya mbere njye nashimira urubyiruko abasore ni young generation batekereje business nziza hano muri Top Frappes urabona ko abantu barabagenderera urubyiruko abantu bakuru ingeri zose zirabagenderera ni ukuvuga ngo icyo ni ukuvuga ngo iyo kubara aba young generation bitwaye neza nabo barimo kandi tureba abantu bakoresha made in Rwanda cyane nabo barimo kuko ikawa bari gukoresha niyo mu Rwanda ni ibintu nakunze rero icyo nabonye nuko urubyiruko rwakwiye guhaguruka rugatekereza kure rukareba ntirurere amaboko mu mufuka bagahaguruka bagakora nk'uko twabonye abasore yaba Cyomoro yaba Manzi yaba Blaise n'abandi muravukana n'abandi bari iruhande nabibonye ukuntu byanga byakundahirira izo bakoze bishyira hamwe batangiza igikorwa nk'iki ngiki hanyuma Cyomoro wenda nko mu gusoza ni iki wabwira nk'umuntu ufitemo experience mu bijyanye n'ikawa urayikora urayikunda uranayinywa wanatwigishije wanaduhaye ikawa twaryohewe nk'ikintu wabwira abanyarwanda wenda nko mu rwego rwo kubashishikariza nyine gukunda iby'iwacu nanjye uvanga iby'iwabo nanjye ndi umunyarwanda gukunda iby'iwacu ni iki cyane cyane ikawa ikintu cya mbere nabashishikariza ni ukumva ko ikawa atari iy'abasirimu ikawa ni iy'abanyarwanda bose kuko nitwe tunayihingira ubwo nimba abantu bashobora kuyihinga mu gihugu cyabo bakayeza bakayitunganya urumva ntabwo igomba kuba iy'amanyamahanga ikindi cya kabiri nabashishikariza kuyinywa bitari ukuyicuruza banacuruza ariko nawe wayinyweye ukamenya icyo ucuruje uko kimeze umuntu nko kuhamurangira nyine aramutse yifuza serivisi zanyu aramutse yifuza serivisi zacu yababona gute cyangwa yahagera gute ni ahantu horoshye kugera ko ni muri shike kuri floor yo hasi ni bayita ground floor iyo umuntu ageze kuri cafe iri hanze yitwa Umuti entrance yegereye MTN iyo yinjiye arakomeza iyo ageze ahantu handitse Kigali Cosmetics ni ku ruhande rwabo niyo yakomeza gusa ahita ahabona cyangwa akanakurikira n'umuhumuro ko twe twizeye ko kuri Toffee Fraps ahita tubona kuri Instagram ashaka yadukurikira akanatwandikira ese ni Fraps ni Frappes ni biterwa n'ukuntu umuntu ashaka kubivuga bivuga wabatwumva nge mvuga Toffee Fraps nimero umuntu ashobora guhamagaraho ni 0783 25 88 cyangwa 0789 35 7
900. hanyuma reka tubashimire bakurikiye iki kiganiro ndizera ko wanyuzwe wabonye nyine ibyiza by'ikawa yo mu Rwanda wanabonye n'impamvu cyangwa se n'akamaro ko kuba wayinywa reka nongere ngushimire kuba wakurikiye ikiganiro Star in the Kitchen ku Isango Star TV tumaze gutegura ikawa tumaze kunywa ikawa muri Toffee Fraps ndizera ko rero nawe niba utarusanzwe mu ikawa wamaze gufata icyemezo agatondo nongere ngushimire rero nongere mwibutse ko kuba uri ndahemuka ku kiganiro cyacu ari iby'agaciro cyane naho gutaha I'm